ikimenyetso kumugaragaro abihamye kumugaragaro imbere y'Imana twabishoje no kumugaragaro abari bafite igitekerezo kuri Amina babyibagirwa uzamura rwose babirebe wereka abaruguru nabo hepfo mashama gukoma amashyi ntabwo ari haramu muri Islamu niba mwishimye mwabiha amashyi mu Kinyarwanda bavuga neza ngo akemwe bigeramo Amina ntacyo bitwaye nawe wambitse Idirisa impeta rwose urushaka uhindukira unamurebe neza n'uwawe nta kibazo zamura hejuru ushyire kuri bose babireba bashaba twariha amashyi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar abageni bacu bashoje igikorwa gikomeye cyane uwari ufite igitekerezo kuri Idirisa kugira ngo noneho imbere y'Imana byarangiye wenda ni wari uhari no kumugaragaro turabikweretse ubyibagirwe uwari ufite igitekerezo kuri Amina nawe ubyibagirwe uvuga ati ubwo nyine arancitse nsabe abageni bacu batambuke cyarigize imbere ho gato abageni twigira imbere bagiye kutwereka uko mu rugo bizaba bimeze twigira imbere abageni mutambuka mu manuro nziza dukora ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rugo rwe yajya bifatanya n'abagore be ntabwo gufatanya muri Islamu umugabo agafatanya n'umugore ari inenge mufate ikibiriti ako waduhereye umugeni wacu umuhungu Idirisa tukarakazi gucana ikibiriti inshallah shana umwambi shire ako kapuje kacu dufite mashallah murabona ko Idirisa azajya gufasha impamvu byishimiye byacu n'imuteye mukomera amashyi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Imana niyo nkuru mashallah kanongeye dusubiremo muri Islamu kuba umugabo n'umugore bafatanya ni sunna dukomora ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam urugo rw'abayisilamu ryo rangwa n'ubufatanye mufata icyuma mugifate mwese mutukatira umutsima mashallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Imana niyo nkuru murakoze ibyo birahagije mu byubahiro byanyu mwamugiye mu byicaro twabateguriye iyo ariyo yose amagambo y'inyigisho yatanze yigisha abantu hadithi retandukanye na Qur'an ni amagambo aba yaravuzwe n'Uwiteka Imana yacu y'ikirenga bose umwanya ugezeho Imana iragira muri Qur'an ubundi Imana ni nziza Imana ibyo yategetse intumwa zayo n'abahanuzi nabyo yategetse abemera Imana yategetse intumwa n'abahanuzi kurya bakanywa irangije ibitegeka n'abemera Imana aravuga ati kulu washrabu nimurye munanywe mu byiza twabahaye Imana yongera iduha undi murongo iratubwira ati nimurye munanywe byiza twabahaye kandi muramenye imuzaye kubera ko kwaya ari umuco w'amashayitani ni amashitani niyo agira umuco wo kwaya umuntu
Mashallah. Nsabe ababyeyi banjye, ababyeyi bacu, abantu bose bicaye ku ntebe z'imbere, umurongo ubanza, gahaguruka tugashyikira ameza. Abo muri iki gihande, nsabe umubyeyi wacu, umubyeyi wa Amina, we ahaguruka akajya kwakira umubyeyi wa Idirisa. Abashagaye tukajyana Mashallah, kwakira abashyitsi mu muco wa Islam, itegeko. Naguhe numero yanjye uze kunyohereza nibuza niba akaba ari kamwe. Yego. Yanike ndio niyo. Umuntu atabizi ukurikirane Mashallah, tubina ndagukunda, njya kwishimira. Kurikiraho abana tugiye gusorezaho ni abantu bakomeye. Buriya igiti kigororwa kikiri gito, urubyaro rw'umugisha.